Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko ingurube ari ryo tungo ribasha kubyaza umusaruro ku kigero cyo hejuru ibyo riba ryariye. Ni ukuvuga ko ibyo ingurube ikosomye byose ni nako ikura, ni nako ibyibuha. Bisobanuye ko ibyo iriye byose biyiyoboka. Abantu benshi nta kibazo bakunda kwibaza, nta kibazo bibaza inshuro nyinshi nk'ukuntu bibaza ukuntu babona amafaranga. Amafaranga aboneka gute? Uwo twabanye mu kiganiro cy'ubutaha twavuze ku buryo wayabona unyuze mu mushinga w'ubworozi bw'inkoko. Uyu munsi reka tuvuge ku ngurube. Uyu munsi wa none ingurube imwe yakuze neza ushobora kuyijyana ku isoko ugakuramo amafaranga 100,000. Ibi bisobanuye ko ingurube 10 wajyana ku isoko zakuze neza wakuramo miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Abantu benshi ntibasiba kwibaza ukuntu babona amafaranga. Ikibazo bibaza kenshi, haba abadafite na make, abafite make, abafite haringaniye n'abafite menshi cyane. Yongera kuyo bafite cyangwa se abatafite na make bahora bibaza uburyo babona na make. Inzira ni ingurube kandi ibwegeka amezi 3, ibyumweru 3 n'iminsi 3. Ibi ngibi byo biha ubushobozi bwo kwiyongera ku muvuduko wo hejuru no kororoka guhambaye, uburyo bibera amahirwe abahisemo umushinga wo korora ingurube. Ibi bisobanuye ko umuntu ufite ingurube imwe uyu munsi, ikindi gihe nk'iki mu mwaka utaha azaba agize ingurube 21. Umuntu ufite ingurube 5 biramusaba umwaka umwe ngo abe agize ingurube zirenga 100. Iki kiganiro gitambuka hano ku Ishakiro TV, kigizweho nanjye Baraka. Iki kiganiro turebera hamwe amahirwe ari mu Rwanda dushobora kubyaza umusaruro tukabonamo amafaranga, tukabonamo inyungu. Uko natangiye mbabwira ubushize twavuze ku bijyanye n'inkoko, vuga ku biciro byazo, uburyo zitanga umusaruro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngurube. Reba hasi handitse subscribe cyangwa se sabone, uhakandeho kugira ngo ikindi gihe nidukora ikiganiro turi kukwereka inzira ushobora gucamo ugera ku mafaranga cyangwa se utunga amafaranga menshi uzabashe kugikurikirana. Reba hasi handitse subscribe, kandeho kugira ngo tujye turushaho gukomeza kubana no mu bindi biganiro. Ingurube zirenga 1,000,000 na 5,000,000 buri mwaka izo ngurube zibagwa ku isi hose. Izi ngurube zibagwa hagamijwe gukurwamo inyama, sosiso n'ibindi bizikomokaho. Uyu munsi kugira ngo ube ugize ingurube zirenga 200 mu mwaka umwe biragusaba gutangirira ku ngurube 10. Ibi ngibi bishobora gukorwa n'itsinda runaka, groupe yishyize hamwe cyangwa se umuntu umwe ku giti cye. Leta y'u Rwanda ikunda gushishikariza abantu kwihangira umurimo ariko ngo bakabura igishoro. Igishoro uyu munsi kiri mu bworozi. Ushobora no kubwinjiramo ushaka igishoro bikarangira ari gukoze nk'akazi ka buri munsi, kandi ukaba ufite amafaranga urusha na bamwe bahembwa ku mushahara wa buri kwezi. Ingano y'ingurube abantu barya ikubye 3 mu myaka 3 ishize. Abashinwa nibo bari ingano nini y'ingurube mu myaka 2 ishize. Abashinwa bariye toni miliyoni 47. Aha ni mu mwaka wa 2021. Muri uyu mwaka aho ugeze ahangaha bamaze kurya toni miliyoni 51. Abashinwa kurya ingurube nyinshi bakurikirwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzwi nka NATO na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano mu Rwanda naho ziraribwa. Muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika muri rusange ingurube ziraribwa. Mu mijyi imwe n'imwe, mu mahoteli n'amaresitora, ku mihanda usanga hari gucuruzwa inyama z'ingurube, cyane cyane izizwi nk'akabenzi, zikunzwe n'abatari bakeya hirya no hino mu gihugu, mu karere no muri Afurika muri rusange. Uyu munsi ibyo kugaburira ingurube byarahenze, ariko muri rusange n'ingurube zarazamutse. Aha ku mworozi nta kintu kinini ahomba. Uko ibiciro by'ibiribwa by'amatungo bizamuka niko n'amatungo azamuka. Cyane ko twabonye ko
ingurube ibyo iriye byose niko ikura, niko ibyibuha, niko n'amafaranga aba yiyongera muri yo. Ingurube iri mu biribwa bifite abakunzi benshi, by'umwihariko ku isoko ry'inyama muri rusange. Ingurube ni kimwe mu bintu biribwa cyane, haba mu Rwanda, muri East Africa no muri Afurika muri rusange. Ingurube ikenera kwitabwaho, kugaburirwa ndetse no kuvuzwa. Ibyo byose ikiguzi bitwara, iyo igurishijwe iracyishyura, ikarenzaho n'inyungu. Uyu munsi hari icyizere cyinshi ko umuntu wakora ubworozi bw'ingurube adashobora guhomba, kubera ko haje n'ubwishingizi bwazo, ubwishingizi bw'amatungo. Ubu bwishingizi bugufasha ko igihe habayeho ibiza runaka cyangwa icyorezo runaka giteye mu matungo, amatungo yawe agapfa, usubizwa ibyo washoye. Ibi byongera amahirwe yo kudahomba kw'aborozi. Ubundi impamvu batinyaga kuzorora kera, uburwayi bwitwa muryamo. Muryamo ni uburwayi ingurube irwara ikaryama ntibyuke, bikarangira inahapfiriye, bakayikuraho bayibaga. Kuri ubu ibyago byo guhitanwa na muryamo ku ngurube byaragabanutse ku kigero cyo hejuru, kubera ko abaveterineri hirya no hino mu gihugu baruzuye. Nta gace wageramo ngo uri umuveterineri w'amatungo, biragoye cyane. Uyu munsi uramutse ushatse kugura moto ya miliyoni 2 ugatangira ku ngurube 5, umwaka umwe zikaba zibaye ingurube zirenze 100. Izi ngurube zaba zifite igiciro kiri hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 10. Byaterwa n'uko baba barazitayeho muri icyo gihe cyose. Umwaka umwe gusa miliyoni 10 ushobora kuguramo moto 5. Izi moto ku munsi imwe iverisa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 3 na 3,500 gutyo. Buri munsi izi moto zajya zikuverisa, mu gihe imwe iverisa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 3 cyangwa 3,500, ubundi inyinshi ziverisa 3,500. Buri munsi izi moto 5 zajya zikuverisa ibihumbi 7,500. 7,500 aya ni buri munsi. Mu minsi 10 izi moto zajya ziba zinjize ibihumbi 75. Mu kwezi bihura n'ibihumbi 225. Mu mwaka ni miliyoni 2 n'ibihumbi 700. Nguko uko abantu batera imbere. Nguko ukuntu uba wariganye n'umwana muri primaire, muri secondaire, mu kazi k'ikiyede, mu minsi mike wajya gusaba akazi ahantu ugasanga niwe uri kugatanga, kuko naba yarateye imbere. Gusa aya mahirwe ari hirya no hino hose mu gihugu, by'umwihariko mu bice byo mu ntara, kuko abantu bo muri Kigali korora birashoboka, ariko si byoroshye kimwe n'umuntu uri mu ntara. Nguko ukuntu umuntu abona igishoro akarenga ku nzego zo hejuru ku bijyanye no gutunga amafaranga, agasigara atanga akazi mu gihe kiba cyarashize yarahoze ashaka akazi. Rimwe na rimwe akakabona, indi nshuro akakabura. Iyi nzira izanyurwamo na benshi, bakabona ibishoro bagatangira gutanga akazi, aho kuzinduka buri gitondo bajya gushaka akazi. Rimwe na rimwe bakakabura, indi nshuro bakakabona. Bamara kubona akazi gakeya, abantu bakihangira imirimo, harimo n'ubworozi bw'ingurube. Bazatunga amafaranga, bakora amakampani menshi, haba y'ubucuruzi cyangwa y'ubworozi, batanga akazi kuri benshi, aho gutegereza guhabwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga baraza bagashinga business zabo hano muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda no muri East Africa, bagatanga akazi. Akenshi uba usanga imishahara batanga itanyuze abakozi, ari nabo nyir'ubutaka, ari bo nyir'igihugu. Ugasanga ntibanyuze, ariko kubera amaburakindi barakomeza gukora, kubera ko nta kundi babigenza. Igisubizo cy'ibyo byose ni uko bakishakamo igisubizo abatuye u Rwanda, abatuye East Africa na Afurika muri rusange, bakihangira imirimo, bagaha bene wabo akazi. Ikindi cyo kizatuma umukozi n'umukoresha bagabana inyungu ku kigero cya 50% kuri 50%. Ibi nabyo
biri mu zarangiza ikibazo cy'ubushomeri. Bikomeje gutya, abashoramari b'inaha bagashora imari mu bihugu byabo, bagatanga akazi ku bahoze ari abaturanyi babo, kubo bahoze bajyana gusaba akazi buri gitondo. Bigakomeza gutya mu myaka izaza, twazisanga ikibazo cy'ubushomeri cyararangiye, abantu basigaye barya neza, bakanywa neza, bagatura neza, kandi batarimo amadeni menshi nk'uko bimeze kuri bamwe. Benshi mu rubyiruko bararikiye kujya mu bihugu by'i Burayi, Ubufaransa, Esipanye, Ubutaliyani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino mu Burayi. Ariko ku banyaburayi siko babyifuza. Bifuza ko aba bantu baba baraje muri bino bihugu aribo bitwa bimukira bagomba gusubizwa mu bihugu byabo, kubera ko ngiyo bahageze bateza akajagari ku isoko ry'umurimo. Ibi bigenda bite? Niba umukozi w'i Burayi wahavukiye ari gukora akazi ahembwa ibihumbi 150, ubwo ndavuga mu manyarwanda n'urugero, hakagera umwimukira ufite inzara n'inyota by'amafaranga yo ku mugabane w'u Burayi. Uyu mwimukira nahagera azavuga ati ibihumbi 100 ni mu bime nabyo ndabyemera, bitume hirukanwa umukozi w'umunyagihugu w'i Burayi, hangajwe uyu mwimukira uzanye amaraso mashya. Ibi bituma abanyaburayi n'abanyamerika binubira bimukira. Ariko nanone ababimukira baba bafite aho baturuka. Rimwe na rimwe bavuga ko bahunze intambara, ibyorezo, ubukene n'ibindi. Ariko kugeza kuri ubu birakwiye ko ikintu cyitwa ubukene kitagoye guhungirwa i Burayi, ahubwo abantu bagomba kwishakamo ibisubizo, n'abagiye i Burayi bahunga ubukene bakamenya ko bwarangiye mu bihugu byabo, barangize bakagaruka bakubaka ibihugu byabo. Tekereza umuntu ukora muri Jardin mu Bufaransa akaba yahembwa amadolari 50 n'urugero. Aramutse yumvise mu Rwanda hari kampani ishobora kumuhemba amadolari 100, yumvikana nuko ataguma mu Bufaransa, ahubwo yatagaruka mu Rwanda agakorera iyo kompanyi. Ngibi ibyatuma abanyarwanda batera imbere hatabayemo ikibazo cy'ubushomeri. Ikibazo cy'ubushomeri ni ikintu gihangayikishije benshi, by'umwihariko mu rubyiruko. Abarangije kwiga bagira ikibazo cy'uko babura akazi. Bigenda bite? Iyo hatangajwe imyanya y'akazi byibuze imyanya 3, haza abakozi babarirwa mu magana, bose baje gupiganira iyo myanya. Igisubizo kivamo nuko 3 muri bo babona akazi, abandi magana bagasubira mu rugo. Aba nibo bagenda binubaka akazi kabuze. Nubwo akazi kabuze akumushahara, ariko hari uburyo umuntu yakihangira business, yamara gutera imbere nawe agatanga akazi n'abandi bose, akajya ahemba, akangaja, akanirukana n'abandi bakire bose, nta kugira ngo akomeze akore agerageza kutirukanwa, ahubwo agakomeza akora agerageza gutera imbere, nyuma akazatanga akazi abaye akazi, ahubwo akariho bacunganwa nuko kagenda neza. Izi ngurube twabonyemo business yagutse, itanga inyungu, itanga akazi. Reka tuvuge no ku buzima bwazo, imyitwarire ndetse n'inkomoko yazo. Umuntu utarakora subscribe kuri channel y'Ishakiro TV yaba ari gomba ibiganiro nk'ibi bizajya bimugezaho uburyo ashobora kwihangira umurimo, agatanga akazi ndetse agatunga n'amafaranga menshi, rimwe na rimwe arenze ayo yatekerezaga. Subscribe igufasha ko buri kiganiro dusohoye, cyane cyane ko tugiye kujya twibanda kuri ibi bintu bijyanye no kwihangira umurimo, wakanze subscribe azajya kibona mbere, mu gihe utarikanze ushobora kuzajya kibona hashize iminsi. Benshi mu bakibonye, bamwe muri bo baratangiye cyangwa se barabitekereje, baranabifatiye umwanzuro. Ugasanga utarakanze subscribe arimo aragenda asigara inyuma y'abandi, kubera ko ikiganiro n'ubundi gitinda kumugeraho, aho twigira hamwe umushinga wateza umuntu imbere. By'umwihariko tumaze iminsi twibanda ku bworozi. Ubushize twavuze ku bworozi bw'inkoko, ubu none reka tuvuge ku ngurube. Reka tuvuge ku mibanire yazo, imibereho yazo ndetse n'imyitwarire y'ingurube muri rusange. Tuvuga no ku mateka yazo muri iki kiganiro. Yewe uri kukibagezaho nitwa Baraka.
iyi ni Ishakiro TV. Mu bihugu by'i Burayi nk'Ubwongereza, ingurube ni imari ikomeye, ni isoko ikomeye y'ubutunzi bw'Ubwongereza. Buri mwaka iki gihugu cy'Ubwongereza gishora miliyari 9 mu mafaranga y'amapawundi. Gusa nanone hari abantu benshi batekereza ko ingurube ari inyamaswa mbi igira umwanda ndetse idakwiye no kuribwa. Abantu batangiye kuzorora ryari? Kubera icyo arizo bahisemo niborore nk'amasatura cyangwa se ingurube z'ishyamba nk'uko zituruka mu gisekuru kimwe. Amazuru y'ingurube usibye mu kuyifasha guhumeka, anayifasha kubirebana n'itumanaho. Inyamaswa z'ingurube ni inyamaswa zifite imibanire imaze gutera imbere cyane. Zikunda kubaho mu matsinda kandi zikakunda kuba hari nyinshi, kandi buri tsinda haba harimo ingurube inafite ibyishinzwe. Ingurube zibana zirenze imwe, buri yose iba izi ingenzi yayo, kandi ziba zishobora no kumenyana igihe zihuriye hanze y'aho zituye. Ingurube ifite ubushobozi bwo guhimba ikinyoma hagamijwe inyungu z'igihe kizaza. Aha ushobora kuba uyishoreye cyangwa uri kuyikurura, nkagera ahantu hari ibiribwa igihe iri kumwe n'izindi cyangwa se ku ruzi ikabyirengagiza, kugira ngo nyuma y'ibyo byose ize kugaruka yonyine, bya biribwa ibirye yonyine. Ingurube zitangira kororwa hari hagamijwe ko zizajya zikuraho umwanda. Abantu bamaze kwitegereza imyitwarire yazo n'imikorere yazo, babona ari inyamaswa nziza zo korora cyangwa se kubana nazo mu rugo, kubera ko byaba ibisigazwa by'ibiribwa, kuko ingurube zirya ikintu icyo ari cyo cyose bazifashishaga mu gukuraho umwanda. Ingurube buri kintu cyose ibasha gutamira, yahekenye kumva birakunze iramira, kandi nta kintu bizitwara. Iki cyatumye abantu bahitamo kuzorora, hari hagamijwe ko zizajya zikuraho umwanda, bityo bakaba batandukanye no kwirirwa barushywa no gukora isuku. Kuri uyu munsi wa none byarahindutse. Uyu munsi abantu borora ingurube baba bafite amafaranga menshi bakura muri ubu bworozi, kimwe n'uko hari nayo bashoramo. Uyu munsi ntabwo ingurube zicyororwa hagamijwe gukuraho umwanda, ahubwo ziri kororwa hagamijwe kubona amafaranga. Inyama, sosiso ndetse n'ibindi bitandukanye bikomoka ku ngurube. Uburyo zimenyanamo n'uburyo zigenda zihanahana ubutumwa bishingirwa ku mpumuro. Iba ifite impumuro yihariye idasangiye n'indi iyo ari yo yose. Aha niho zimenyanira. Igihe ku bantu bamenyana habanje kubazwa amazina, amasura akamenyekana n'ijwi. Ku ngurube ho zimenyana binyuze mu umwuka w'umwihariko. No ku bantu uretse amavuta bisiga n'imibavu itandukanye, nta muntu uhuza impumuro n'undi. Iyi mpumuro ni ingurube zifashisha kugira ngo zibashe kumenyana no gutumatumanaho hagati yazo. Izuru ry'ingurube rikubye inshuro 2000 iryacu bijyanye no kumva impumuro cyangwa se umunuko. Ahantu uri wumva nta kintu cyahumura cyangwa se cyanuka, ingurube yo ihaje ihumva impumuro zibarirwa mu magana. Ifite ubushobozi bwo kumva impumuro y'umunyorogoto uri muri santimetero 20 munsi y'ubutaka, ikawucukura ikarushaka paka iwugezeho. Abashakashatsi mu gupima urwego ingurube zihumurirwamo bagiye bataba bimwe mu byo zikunda n'ibyo zidakunda, hanyuma bakazirekura. Ingurube zose zikaza zishakisha, zicukura ahatabye ibyo zikunda cyane kurusha ibindi. Ibi bisobanuye ko zabaga zamenye ikiri munsi y'ubutaka. Binasobanuye ko kandi ingurube iri gucukura munsi y'ubutaka iba izi neza ikikurikiyeyo. Mu minsi yashize zigikunda kuragirwa, abaragiye barabizi. Iyo wabonaga hari ahantu itinze iri gucukura, rimwe na rimwe wayegeraga ukahaguma gatoya, hashira akanya ukabona igeze ahantu hari amavoka. Izi voka zabaga ziri ahangaha zitabyemo, hagamijwe kuzitara ngo zizashye, uwazitaze azabone uko azirya.
ingurube yahageraga ntiyarengaga, yarahatindaga, wabona ihatinze wajya kuyegera ugasanga yamaze kuvumbura igitariro cya avoka. Ubwo ubushobozi bw'ingurube ku bijyanye n'impumuro mu kumenya ahantu hari ikintu cyo kurya cyangwa se mu kumenyana hagati yazo no gutumatumanaho. Ubu bushobozi bwo guhumurirwa bigeze aha ngaha, uburyo ingurube zifashisha mu kugira ngo zimenyane, buri uko ingurube isohoye impumuro yayo y'umwihariko, genzi yayo iri hafi aho ikurura iyo mpumuro ikoresheje urwungano rwitwa homeho nasale. Uru rwungano ruba mu mazuru yaho. Mbibutse, amazuru y'ingurube arusha inshuro 2000 amazuru y'ikiremwa muntu ku bijyanye no kumva impumuro runaka. Uru rwungano iyo rwohereje iyi mpumuro mu bwonko, ako kanya iyo ngurube ihita imenya ngenzi yayo iri hafi aho ngaho. Ingurube kandi ishobora kubona umuntu bwa mbere ikamenya ko ari ubwa mbere imubonye, ndetse n'umuntu yabonye mu gihe cyahise ikamumenya. Ibi bishimangira ko ingurube zizi aborozi bazo n'abazitaho mu buryo bwa buri munsi. Ibi kandi bikanerekana ko ingurube ibasha kumenya umuntu uje utarasanzwe aza hafi y'iyo ngurube aho iri. Buri tsinda ry'ingurube rigira umuyobozi zubaha. Uyu muyobozi agomba kuba ari umunyembaraga, azirusha ibigango, kandi ari n'igitsina gore. Ingurube ziba mu mashyamba cyangwa se ingurube z'ishyamba zigenda mu matsinda manini, ariko isekurume zo zibaho mu buryo bwo guhiga ku buryo bwa zonyine. Zibasha kubangurirana rimwe na rimwe iyo zihuye. Isekurume y'ingurube y'ishyamba ihuye n'izindi ngurube nyinshi, kuko inyinshi aba ari ingurube z'ibibwana ndetse n'ingurube z'ingore, akenshi habaho kubangurirana. Byarangira ku bijyanye no guhiga, izi ngore ndetse n'ibibwana bigakomeza guhiga mu gikundi kinini, naho ibisekurume byo bikajya guhiga mu buryo bwa zonyine. Mu gutumanaho kw'ingurube ntabwo zikoresha impumuro gusa, ahubwo zinafite amoko arenga 20 y'amajwi zivuza hagamijwe gutanga ubutumwa runaka. Hari ijwi zivuza hagamijwe ku buryo busa n'aho ari ugusuhuza ngenzi zazo, hari n'ijwi zivuza hagamijwe kumenyekanisha ko haje ibiribwa, hari n'ijwi zivuza hagamijwe gutanga ubutabazi cyangwa se gutabariza izindi ngenzi zazo, kandi ibi byose zikabasha kubyumva kimwe, buri ngurube ikamenya ikibaye. Hari ijwi ingurube y'ingore ishobora kuvuza ukabona ibibwana byayo byose birukasite bisanga bigiye konka. Aha ngaha biba bisobanuye ko iyi ngurube y'ingore ihamagaye ibibwana ngo byonke. Ku ngurube z'ishyamba, ku ngurube y'ingore iba ishobora kosa ibibwana bitari ibyayo. Ibi bibaho hagamijwe gusaranganya inshingano, aho ingurube imwe iba ishobora kuba itagize amabwabwa ahagije yo kugira ngo ibonse ibibwana, mu gihe bitahaze bikajya konka, ikajya kuvumba, indi ngurube nayo ijya kunganya nayo ibibwana. Aha ngaha ingurube imwe y'ingore iba ishobora kurerera indi, mu gihe indi yagize intege nkeya, ariko nayo yazagira intege nkeya indi ikayonsereza. Ibi iyo bibayeho kenshi, hari abantu benshi bibwira ko ingurube ari uko nta bwenge igira, cyangwa se iyo babonye iri konsa ibibwana bitari ibyayo, hari abantu benshi bibwira ko yibeshya. Ibi bizi neza ko iri konsa ibibwana bitari ibyayo, gusa kuko biba ari ibyo mu muryango umwe ntacyo biba biyitwaye, ibi bifata nk'aho ari ibyayo. Ikibwana cy'ingurube kimenya ijwi rya nyina mu masaha 36 kiramutse kivutse. Ni ukuvuga ko iyo kivutse mbere y'amasaha 36 kiba cyumva ingurube zose zivuga kimwe, kiba kitaragira ubushobozi bwo gutandukanya ijwi rya nyina n'ijwi ry'izindi ngurube. Aha ku bantu iyo tuzumvise zose twumva zivuga kimwe, gusa zo buri imwe imenya ikindi ivuze, ndetse mu rusaku rwinshi ikanamenya ivuze. Abantu benshi bibwira ko ingurube zigira umwanda, ndetse bibwira ko ingurube ari inyamaswa mbi idakwiye kuribwa ndetse no kuba hafi y'abantu.
mu gihe ingurube yo imiterere yayo y'umubiri ahubwo yisunikira kugira isuku. Impamvu tuzibona zivuguta mu biziba ni uko ziba zitabonye amazi meza. Ziruzi ibiziba hariya, ziruzi n'amazi meza ni nyinshi, zihitamo kujya kwivuguta mu mazi meza. Uko kwivuguta bikorwa hagamijwe kongerera uruhu rwazo rworoshye ubushobozi bwo kwirinda udukoko dutoya, mikorobe, ndetse n'ubushobozi bwo kwangizwa n'imirasire y'izuba. Icyo gituma izi ngurube zivuguta mu byondo cyangwa se mu mazi. Zikunda amazi cyane. Ikindi, ingurube ntizibira ibyuya. Ibi bituma ubushyuhe bwo mu mubiri imbere bukomeza kuguma kuri level imwe, aho level y'ubushyuhe idakunda guhindagurika. Zikifashisha amazi kugira ngo zibugabanye. Iyo zibonye amazi zumva ziguwe neza. Iyo ziyagiyemo haba hagamijwe kugabanya temperature iri mu bushyuhe bwo mu mubiri imbere, ndetse no kongerera uruhu rw'ingurube ubushobozi bw'ubwirinzi. Ibi biganiro nkora mbikora hagamijwe kurebera hamwe amahirwe ahari mu gihugu, mu karere no muri Afurika muri rusange, amahirwe aganisha ku iterambere. Benshi mu bakurikira ibiganiro byanjye musabwa gukora subscribe kugira ngo murusheho gukurikira ibi biganiro. Mwebwe mukurikira ibiganiro nkora, basabiye umugisha mu byo mukora, by'umwihariko ibyo mbabwiraho.